Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babiza TV Rwanda, reka tubifurize byiza mwese ibyo mukora mu byose. Reka tubifurize kandi ikaze wowe wamaze kura subscribe ku biganiro tukugezaho byacu bya buri munsi, y'amakuru y'ubuzima, amakuru ya politike, amakuru ya siporo ndetse n'ubuzima bw'isi muri rusange. Amateka y'isi, byamamare muri politike na siporo n'imyidagaduro tuzabiguha umunsi ku munsi. Nyuma y'iminsi rero twagiye tubagezaho inkuru zitandukanye z'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi, tubagezaho ubuzima bwe uko abayeho umunsi ku munsi, tubagezaho ubwo yabaga ajyanwa mu bitaro bitandukanye, imiti yabaga ahabwa, indwara zitandukanye zabaga ziri kumufata. Aka kanya tuvugana rero nkuzani inkuru isa naho ibabaje, inkuru iteye agahinda mu mitima y'Abanyarwanda, mu mitima y'Abanyafurika, mu mitima y'Abanyaburayi, mu mitima y'Abanyamerika no mu mitima y'isi muri rusange. Banzi inkuru iragera no mu ijuru ikagera n'ikuzimu ko uyu mupapa nawe yamaze kuva mu isi bazima atagihumeka umwuka w'abazima. Yitwa Papa Francis, uyu akaba yamaze kwitaba Imana. Nitwa Nshimiyimana Eric, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose na handi wabisanga atari hano kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe ukomeza ukore subscribe, ukoreshe yamaze ibiganiro byacu na documentaire bikugeraho umunsi ku munsi. Uri mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30, uri mu ntara zitandukanye ndetse n'umujyi wa Kigali, uri mu karere k'Iburasirazuba cyangwa se ak'ibiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe kandi mutwumva muri Sudani, mbahaye ikaze. Papa Francis yitabye Imana ku myaka igera kuri 88 y'amavuko. Ladies and gentlemen, guys, brothers and sisters, nubyumva ubyumve nk'ukuri, ubyumve nk'ihame. Papa Francis yamaze kwitaba Imana ku myaka 88. Uyu Papa Francis ku myaka 88 wamaze kwitaba Imana ni inkuru wasoma ku bitangazamakuru byose bya hano mu Rwanda, ku bitangazamakuru bitandukanye byo mu isi, yaba n'ibitangazamakuru bya hariya i Vatican. Umushumba wa Kiliziya Gatolika rero Papa Francis yitabye Imana kuri uyu wa mbere wa Pasika tariki ya 21 Mata mwaka 2025, aguye aho yaratuye muri Casa Santa Marta hariya n'ubundi i Vatican. Kardinali rero Kevin Falleri mu butumwa yatangariye muri Casa Santa Marta yavuze ko Papa Francis imyaka 88 yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku isaha y'isa moya n'iminota 35 nibwo uyu Papa Francis yitabye Imana. Yakomeje avuga ko kandi Papa Francis ubuzima bwe bwose yabumaze yiyegurira umurimo wa Nyagasani ndetse na Kiliziya ye muri rusange, Kiliziya ya Imana, umuryango w'abemera Kristo bose bumva misa ku cyumweru bakikije umusaserdoti bagatura igitambo cy'Ukarisitiya ndetse bagashima Imana. Yakomeje agira ati, yatwigishije kubaho mu ndangagaciro z'ubutumwa bwiza, ubudahemuka, ubutware ndetse n'urukundo ruhebuje dukesha urugero rwiza rwa Nyagasani. Aya niyo magambo uyu kardinali yatangaje hariya muri Santa Marta. Ku itariki rero 23 Werurwe umwaka 2025 nibwo Papa Francis yasezere mu bitaro nyuma yo kumara hafi ukwezi n'igice mu bitaro ariko uvurwa indwara z'ubuhumekero. Papa Francis rero yabaye umushumba wa Kiliziya Gatolika mu mwaka 2013, aba umunyamerika w'amajyepfo wa mbere muri ubo waruhawe izo nshingano mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nukuva mu mwaka w'1936 kugeza mu mwaka 2025 ubuzima bwa Papa Francis ntabwo bukiri mu isi y'abazima. Uko yabonye rero izuba mu mwaka w'1936 ubuzima bwe
amaraso ye, intekerezo ze yakomeje kuzegurira Imana. Mu bitabo bitandukanye rero uyu papa yagiye yandika ku buzima butandukanye bw'abababaye, akandika ku buzima butandukanye bw'abantu b'imfubyi, akandika ku buzima butandukanye bw'abantu b'impunzi bari mu buzima butandukanye hirya no hino ku isi ariko bashavuye. Ibyo byose kubigeraho yagiye abivuga ariko akanabitangaza mu bitabo yagiye asohora bitandukanye ku isi. Biragenda gute rero? Birasaba iki? Birumvugana bande kugira ngo isi yose byumve, ariko yumve ko ubuzima bushobora kuba bwabaye bubi muri iyi si y'abazima. Ubu buzima bwe rero bushobora kuba bugiye kurundura isi muri rusange ahandi hantu hatandukanye. Reka turebe. Ni ukuvuga ngo ubundi papa mu buzima bwe ni umuyobozi wa kiliziya muri rusange, ni umuyobozi w'isi muri rusange, ni umuyobozi kandi uba ufite ijambo rikomeye cyane mu miyoborere y'ibihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye. Mujya mubona ko umupapa iyo habaye nk'ikibazo mu gihugu runaka, ni umwe mu bantu ba mbere bavuga ariko ijyana bandika amabaruwa n'amatangazo atandukanye yamagana ibyo bikorwa bibi. Niyo mu gihugu kindi runaka hari umyuzure, ni umwe mu ba mbere n'undi bakunda kwandikaho ibintu bitandukanye bati nyaboneka dufashe dutabare kiriya gihugu, turebe ukuntu twagikura mu bibazo kirimo. None ubu aka kanya tuvugana uyu Papa Francis ntabwo akiri mu isi y'abazima. Mu kujyaho yagiye kuri ubu buyobozi cyangwa se yagiye kuri izi nshingano bwo zo kuyobora Kiliziya Gatolika mu isi muri rusange n'indi miryango itandukanye, yagiyeho asimbuye undi mupapa wari umaze iminsi yeguye, bamwita Papa Benedicto wa 16. Uyu we mu kuva kuri ubu papa ntabwo yavuyeho kubera uburwayi se, kubera imbaraga nke we yareguye, avuga ko mu mpamvu ze atakibashije kuyobora inshingano za Kiliziya Gatolika mu isi muri rusange. Mu minsi yashize kuri ubundi kandi hasohotse amakuru avuga ati se ko meze gutya, ubundi bavuga ko papa ashobora kuba yakegura. Muri uko kwegura bakavuga ati papa ati ntabwo nakegura mu gihe hari undi mupapa ukiri ku isi y'abazima ugifite umwuka wo guhumeka. Ubwo yari ari kuvuga n'ubundi Papa Benedicto wa 16. Uyu Papa Benedicto wa 16 rero aracyari muzima, kandi yavuga ati ntabwo nakegura ku buryo Kiliziya yayoborwa n'abapadiri n'abapapa bangahe babiri icyarimwe, ntabwo bikunda. Uriya nubwo yeguye akaba atakeye mu nshingano ariko n'ubundi bakitwa ko ari umuyobozi wa Kiliziya. Niko amategeko atandukanye hariya y'i Vatikani aba bivuga. None aka kanya mu kayaga gahumeka mu kirere gisa naho gikeye cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, inkuru y'incamugongo ije ivunagura imitwe itandukanye, ije ivunagura ubwonko bw'abantu, ije isha naho intege z'abantu izicagagura kubera ko uyu mupapa yamaze kwitaba Imana. Mu kanya gato ndaza kugenda mbaha amapodcast atandukanye, amadocumentary atandukanye kuri ubuzima bw'uyu mupapa wamaze kwitaba Imana. Ariko wowe icyo usabwa komeza ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu bitandukanye documentary zigeze kugeraho umunsi ku munsi. Nyibabwiye kuko nicaye ahantu rwose mu muyaga uhuma utuma, ndavuga ni inkuru kanyibagizo mwebwe bakunzi babizaza TV Rwanda. Nayindi neguza naho utaha.